Hano turi ni mu karere ka Gasabo, ni mu murenge wa Rusororo, naho habereye amahano ibyarijije abanyarwanda benshi cyane, ubwo umukire yakingurwaga ku irimbi rya Rusororo bagashyiramo amafaranga ndetse barangiza bakamutabana amafaranga. Ibyabaye biteye ubwoba, ibyabaye byarijije benshi. Uyu mugabo baje kumutaburura, barangije isanduku barayitwara ifite agaciro kangana miliyoni 3 z'amafaranga y'u Rwanda, amafaranga miliyoni 10 bamushyinguranye nayo barayatwara. Kandi bino leta y'u Rwanda yategetse yuko nta muntu uzajya ushyingurwana amafaranga. Bino n'ubundi ntago washyingurwana amafaranga ngo babure kutayataburura. Rero ibi ngibi byabaye kuri uno munsi ku itariki 17 z'ukwezi kwa kane 2026. Umugabo rero mu irimbi rya Rusororo bamutaburuye, amafaranga barayatwara n'isanduka ihenze barayitwara, umurambo bawusiga hejuru. Nibwo rero kugeza aka kanya umuryango wa nyakwigendera uri gukoresha indi sanduka kugira ngo bamushyingure. Mw'iki gitondo nibwo byabaye, nibwo bari kumushyingura, bari kongera kumushyingura bwa kabiri. Rero umugabo bamuhambanye ifaranga my friend, agasuti keza, imyenda ihenze, isanduku nziza, bino babitaburuye barabitwara. Kugeza amagihe ngaya abakoze bino ntago baragaragara. Urwego rw'ubugenzacyaha RIB narwo ntago rwigize rubyivangamo cyane. Rwakoze perereza rurangije rurigendera, byanze babuze kabisa. Bavuga yuko umuntu wese uzafatirwa no kwirimbi uri kugerageza gushinyagurira imirambo azahanwa neza, agafundwa mbye, agahanirwa amakosa azaba yakoze. Kandi ikindi nanone abantu bashyingura abantu bakabashyiraho amafaranga nibo ba nyirabayazana. Ukinguye umuntu amafaranga yashyize mu butaka, ayo mafaranga urumva abizagenda biti, cyangwa shari amafaranga ni igitambo satani bayabatse kugira ngo umushingurane amafaranga ari amafaranga satani. Ariko se ni wasanga koko abangaba baratanzwemo nk'ibitambo, ugasanga amafaranga biragize wabayashinguye kugira ngo satani yabone. Ibi ariko ntago ari ukuri, ariko amakuru yatugezeho none ahangaha twihagarariyeho n'amaguru yacu abiri, natwe tukahita tukahita tujya hano ku irimbi rya Rusororo n'aya ngaya. Niyo makuru atugezeho none ahangaha. Natwe tukigera kwa rino rimbi twasanze bari gushyingura, ariko abaturage baduha amakuru bavuga yuko umugabo bari baramushyinguranye amafaranga menshi cyane atagira ingano n'isanduku nziza. Gusa abagizi ba nabi, ntabwo twavuga ko ari abagizi ba nabi, ahubwo ni ibisambo biza gutaburura iyi sanduku byikuriramo iby'agaciro, birangije bisiga umurambo hejuru birigendera tayari. Abantu bararakaye my friend, nta kuntu washyingurana umuntu amafaranga ngo abantu bari aho hafi aho ngaho babibona ngo bareke kutaza gutaburura ifaranga. Rero batangaje ko yuko umuntu wese uzafatirwa ku irimbi rya Rusororo uri gushinyagurira imirambo azahanwa bikomeye cyane. Ariko abaturage basaba leta yuko abantu bashyinguranwa amafaranga ibi byahagarikwa, no kugira ngo bajye bashyingurana umuntu amafaranga bayahereza abasigaye bakayarya, kuko ibi ngibi bituma abantu batabururwa, bigatuma rero ku irimbi ribayeho akajagari, bamushyizeho amakaro bakayamenagura bikarangira bamucukuye. Bivuze ngo rero leta nigira ikintu ikora, gushyingurana umuntu amafaranga ntago ari ibintu byiza cyane. Ni ibintu bishobora gutuma abantu benshi iyi myumvire bayitwaramo, ugasanga abakire bagiye kuzajya bashyingurwana amafaranga. Kandi koko kuwo mafaranga kuyashyingurana umuntu umeze ngaho umuroshye, kuko baramutaburura byanze bikunze. N'iryo rimbi barishyiraho uburinzi baramutaburura tu. Abaturage nicyo basabye leta yuko abantu bashyingurana abantu amafaranga ibi ngibi byahagarara, ntibizongere kuba ukundi. Leta igiye kubikoraho, nibyinjiramo turaza kubabwira igisubizo. Mutesco ya mama urwa Gasabo yahise anabivugaho. Ibi byabaye akanya nk'ako guhumbya. Mama urwa Gasabo yavuze yuko mu Rwanda nta tegeko rihari ryo gushyingurana umuntu amafaranga, nta n'itegeko rihari ryo gushyingurana umuntu ibintu by'agaciro. Sibyo, no kuvuga ngo ayo mategeko ntayo hari mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Bivuze ngo ushaka washyingurana umuntu amafaranga cyangwa none yamushyingurane. Ariko nanone bikaba byiza utamushyinguranye amafaranga, kubera ko n'umushyingurana amafaranga baraza kumutaburura. Ninde urabuhombye? Si wowe. Ya mafaranga baratwaye, umurambo bawusize hejuru, ugiye kongera wirushye ujya kumushyingura. Bivuze ngo rero nta mpamvu n'iyi n'imwe ushaka gushyingurana umuntu amafaranga. Ibyo byo ni ukuri, kandi ibyo bigomba kuba impamo. Shyingura umuntu nta mafaranga, mwambika imyenda myiza nta kibazo, isanduku nziza nta kibazo, igituro cyiza nta kibazo. Ariko ikosa uzakora no gushyingurana umuntu amafaranga, bizaba bigoye cyane yuko umuntu ashobora kumara nibura iminsi 3 mu butaka ataratabururwa. Mpaye nka rero bivuze ngo gushyingurana umuntu amafaranga ni nko kumuroha, ni nko kongera kumutaburura ukazongera ukamushyingura. Mpaye
ngayo nguko rero nuko byagenze mu karere ka Gasabo mu murenge wa Rusororo, natwe tukihagera ni ibingibi twahuriye nabyo nkuko mubireba rero turi Rusororo, aha duherereye ni Rusororo rwose. Niho twari twibereye natwe gutya kuko tucyumva no makuru twese twifuza kujyayo, twasanze bari gushyingura rwose. Ngayo nguko reka amakuru yacu tuyasubikire hano, amakuru nakagaruka ni bwo bwa mbere ugeze kuno muyoboro, kora subscribe nge mwumva kuno muyoboro cyangwa nge mwumva uvuga, nitwe Kidasamura rw'inkorogoto bakora rugakonkoma. Amakuru nakagaruka umunsi ku munsi duhora tubashyiraho update ku makuru mu byiciro bigiye bitandukanye. Ku munsi twa uploadinga nka video zigera mu 10 amakuru aba yavuzwe mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ndetse no mu bihugu by'abaturanyi. Bikomoka kuri peteroli byagomeje kuzamuka, reka iryo tangazo ndashyiraho none ahangaha. Ndabakunda, Imana ibarinde.